ntagiye mbasuhuza inshuti bavandimwe, inshuti bahize arakiza. Turagarutse tugarukanye na padiri rero nk'ubwo ubushize mwabibonye tukanabibasezeranya ko tugiye kwigana igitabo cyitwa akamaro ko kwimenya no kumenyana mu mibereho, imibanire, imikundire ndetse n'iherezo bya muntu. Iki gitabo cyanditswe na Padiri Tuyishimire Patrice, gisohoka mu mwaka wa 2020 Nyakanga, ubwo no mu kwa karindwi. Rero tukaba tugiye gukomeza, ubwashize yari yadusogongeje Padiri. Dutangiye tubasuhuza mbere na mbere, nawe dusuhuze unaturagize Imana. Yego, ndabaramutsa mwese mbifuriza amahoro y'Imana kandi reka tugiragize. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Izina Roho Mutagatifu, sanganya imitima y'abakwemera badukunda, beretse Roho wawe, Yesu bishya n'isi zawe ni guhinduka. Dusabe Mana wamunyishije bakwemera Roho Mutagatifu, bagusaba kugirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kugerwa nawe iteka, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nuko rero ubwashize wari wadushimiyeho, ngitaho ari kudushimiraho basogongeze n'abasogongeje, biraturyohana. Rero nagira ngo uyu munsi dutangire igitabo tukigane, tugisome tumenye ngo se akamaro wavuze ni akahe, kwimenya ni gute, kumenya abandi byo ni gute, gukunda ni gute, kubana ni ibintu nk'ibi. Ngira ngo abadukurikiye nibyo mbasaba ko dukurikiza. Yego, urakoze cyane. Ushize nana binyuze muri make imvuga akamaro ko kwimenya no kumenyana nyine muri imibereho, imibanire n'imikundire n'iherezo bya muntu. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe ibyiciro by'imikurire ya muntu n'imbibi zabyo, haba mu muco nyarwanda, haba mu bumenyi bw'imyitwarire n'imitekerereze ya muntu, ndetse tuze no kureba umuntu mu nda ya nyina, imibereho ye. Icya mbere rero mu muco nyarwanda, umuntu agira umuco nyarwanda wagerageje kwegeranya ibyiciro by'imikurire y'umuntu mu buryo mu byiciro 12. Bahera ku mwana ukiri mu nda kuva ku isama kugeza ku ivuka. Icyo ni icyiciro cya mbere, inda. Hanyuma icyiciro gikurikiyeho, ariko ubwo ndajya mvuga n'ibiranga buri cyiciro. Inda irangwa, hari ibikorwa inda iba ifite, hari urwo rugendo rw'imikurire aba afite, ariko noneho bigaragarira abantu ni ukonka kw'inda. Urabyumva, urabizi? Yego, hari uburyo mu Rwanda, mu Kinyarwanda bavuga ngo konka kw'inda, iyo bumva umwana yatangiye gukina bati inda iri konka. Ariko wagira ngo bari banabimenye, kuko iyo inda itangiye konka burya umwana bari no mu kigero cyo kwitoza konka, babyita kunyunyuza cyane cyane, yitoza kuzonka ibere igihe azaba yavutse. Nabyo bitangira ku mezi 4. Turagenda tubibona, ariko icyo cyiciro cyo cyane rwose turagira tubibone. Aba afite umunwa rwose kandi yonka, anyunyuza urutoki, niho abyigira. Ariko bavuze ko nka kwenda bavuga ko gukina mu nda, k'inyagamburo bakamwumva, nibyo bita ko nka kwenda. Icyiciro cya kabiri ni uruhinja. Umwana yari mu nda none aravutse, yitwa uruhinja. Ni ukuva ku ivuka kugeza ku mezi 3. Uruhinja rurangwa no kurira igihe rufite ikibazo, hanyuma no kwisinzirira. Igihe kinini cye no gusinzira tuzayibona cyane rwose. Aratekereza cyane, aratekereza cyane, tuzayibona.
oya atekereza ibintu byose. Tuzagenda tubibona. Iyo mumureba neza arabimenya, aranabibona. Umukanze arabimenya, umusekeye, umuririmbiye arabyumva kandi bikamuryohera. Ibintu byose arabyumva, ubukonje, ubushyuhe, ubunararibonye arabugira, mu kuvuka arabumenya, arabugira. Hanyuma burya iyo arize ni ikintu aba ari gushaka kuvuga, ku buryo ndetse ababyeyi babikurikiranye neza bamenya ngo ubwo arize gutya ashaka iki, ubwo arize atya arashaka, nuko amumenyereye. Nawe wabimenya, umwana ushaka gusinzira se ntiwamumenya aramutse arize? Uburyo umwana ushaka gusinzira arira wabyumva ukabimenya. N'umwana ushaka konka nawe ushobora kubimenya. Cyangwa se umwana winyariye cyangwa witumye mu byo aryamiye, uburyo arira nabwo ushobora kubimenya. Hanyuma icyiciro gikurikiwe ni igisekeramwanzi, ni ukuva ku mezi 4 kugeza ku mezi 6. Uyu mwana arangwa no guseka, kwigaragura no gushimishwa n'icyo abonye cyose. Kwigaragura ni handi ushobora kumuryamisha ku gitanda, utangiye kumenya kwigaragura ugasanga yaguye hasi. Icyiciro cya 4 ni umwana ukambakamba, kuva ku mezi 7 kugeza ku mezi 12. Ni igihe cyo kwitoza gukambakamba. Icyiciro cya 5 ni inshuke, kuva ku myaka 3, hari icyo nari nsimbutse, igitambambuga, kuva ku mezi 12 kugeza ku myaka 3. Uyu arangwa no kugenda no kuvuga. Iki cyiciro umwana yiga ibintu byinshi, yigamo kugenda, akiga no kuvuga. Inshuke ni ukuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 4. Arangwa no kwigana, gusuzugura, gukurikira abandi, kwanga gusigarana n'abandi no kuregana, n'ibindi bintu byo by'ingenzi. Kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 4. Wa mwana uregana, ndakurega, kanaka yakoze ibi, kenshi aregana cyane ku buryo ugera ukanabirambirwa. Noneho gukurikira abandi, wa mwana iyo mugiye kujya ahantu muramubeshya mukamwereka ko muri kumwe, mukanyura mu wundi muryango ntimumenye igihe agendeye, kuko ntiyatuma mugenda atabakurikiye. Turajyana. Aba yaratangiye gushakashaka byo bitangira burya akivuka, turagenda tubibona. Aho ubushakashatsi atangirira ku munwa, agitangira konka ubwo aba yabutangiye. Ndetse twabonye ko no ku mezi 4 mu nda aba yatangiye kwiga kunyunyuza urutoki. Ubwo ni bwa bushakashatsi aba yatangiye kumenya, kuvumbura ibijya mu kanwa ni ibiki kandi bizamara iki. Umwana ukurikira abandi ni ukuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7. Arangwa no gukurikira abandi, kuzerera no gukina. None yamaze no kugira ingingo zikomeye kugira ngo ashobora gukina. Ahangaha rero ni handi abana burira ibiti, bakagenda ku kivovo, n'umupira w'amaguru barawukina, n'indi mikino myinshi itandukanye. Imikino iri muri icyo kigero, iri muri icyo gice, abazi kuyikina, abatangira kuyikina. Hari n'imikino bagira yibihariye y'abana, hari n'iyo bavumbura ubwabo. Hanyuma ingimbi cyangwa se umwingimbi ku muhungu, umwangavu ku bakobwa, kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 15. Arangwa no kwiyemera, kwiyitaho, gushaka inshuti n'ibindi. Karayibonye ko iki kigero umwana turanabibona byisumbuye, abazi neza ko abakeka ko isi ari we zingiro ryayo. 12, 15 kugeza yemwe no muri 20. Aba yumva abantu ari utekereza neza, aba yumva ari ufite imbaraga, aba yumva isi ari uyiyoboye. Tuzabyibona byimbitse. Noneho ingaragu cyangwa umusore ku bahungu, umwari cyangwa inkumi ku bakobwa, kuva ku myaka 16 kugeza ku myaka 25. Uyu arangwa no gutekereza ku buzima buzaza,
kugira isuku, kwiyumanganya n'ibindi. Ahangaha niho abana benshi bageramo baba bavumbutse ku myaka muri 12 kugeza muri 16 17, ariko nyuma gato utangira kubona umuntu hatangiye kunanuka, atekereza ejo nzamera nte, bizagenda gute. Ahangaha abasa n'uwinjiye mu kindi cyiciro tuzagenda tubibona. Umugabo cyangwa umugore kuva ku myaka 25 kugeza ku myaka 35 arangwa no kumvikana, kwisanzura no kwita ku muryango. Kumvikana, gushyira mu gaciro, twumvikana ko itungo ryawe ryanyoneye bigende gute. Ariko mu bindi byiciro ntabwo wabasha kumwiyegereza ngo mubwire uti reka twumvikane, ashyire mu gaciro. Mushobora kurwana cyangwa se kuri iki cyiciro rero ho ni ugushyira mu gaciro no kumvikana ku cyakorwa. Urumva barigeze igihe cyo kubaka n'urugo, cyangwa se niba yararwubatse aba arugezemo amaze igihe, aba amaze kuba inararibonye. Igihumuze ku mugabo cyangwa igicambyaro ku mugore kuva ku myaka 35 kugeza ku myaka 65 nawe arangwa no kumvikana, kwisanzura no kwita ku muryango. Umukecuru cyangwa umukambwe kuva ku myaka 65 kujyana hejuru arangwa no kugarura ibya kera, kwikunda, kwiyenza cyangwa kwenderanya, kwiyemera n'ibindi. Bya bindi byari ku mwana w'imyaka 3, umusore w'imyaka 12 15 bigaruka ku busaza n'ubukecuru. Hanyuma ibintu ku muco nyarwanda ubyita cyangwa wabifataga ibyiciro, n'ubundi birahari mu muco nyarwanda, ariko hari ibyiciro bishingiye ku bumenyi. Yego. Kuva samwe. Ni ikihe muri ibyo ngibyo we ugereranyije? Yewe biragoye, buri cyiciro kiba kirimo ibintu bishya kandi kikaba kigoye ukwacyo. Ahubwo nakubwira icyiciro cyoroheje. Icyiciro cyoroheje muri ibi by'umuco nyarwanda ho nta n'icyo banakivuzeho. Muri ibi tugiye kureba aho bakise icyiciro cyo gusa n'utuje n'ucecetse, ni ukuva ku myaka 8 kugera ku myaka 11. Niho umwana aba yicecekeye, ubukubaganyi bwaragabanyutse, nta zindi imbaraga zimusunika. Imbaraga nyinshi zamusunikaga yitwa complexe bizatangira ku myaka 2 n'igice kugeza kuri 7 bise n'ibihagaze. Izindi zizaza ku myaka 10 atangiye kugimbura. Aho ngaho rero kuri myaka 8 kugeza kuri 11 12 niho umwana asa n'utuje ku buryo bitangaza abantu, ari abarimu, ari ababyeyi, bose biratangara. Ariko ushobora kuvuga ngo nicyo cyoroshye kandi aricyo gisaba ahubwo kwitondera. Tuzagenda tubibana kuko umwana aba asa n'uri kwitekerezaho. Wenda mbere baravuga ngo nuko aba yinjiye mu masomo imyaka 7 yinjiye mu ishuri agatangira ubuzima bushya, none ubu gahita buhindura ibindi yari arimo agasa n'ubishyize ku ruhande. Yego, ariko we kuko aba ari mushya, abyinjiyemo ari mushya, ubwo yahita agashyiraho imbaraga. Ariko ikinyamukuru ni uko ibyo biba byamusunikaga biba bisa n'ibigabanyutse. Rero ntitwabanga icyoroshye ni ikihe, kuko umwana uri mu nda birakomeye, bigora ababyeyi be. Umubyeyi utwite ahura n'ingorane, ibintu byose no kwigengesera akacyagisiga. Kandi n'umwana uri mu nda nawe ntibiba bimworoheye. Akantu gato yamutekereje ugahita kiruka kamushikamira, kamuremerera iyo ari kabi. Gikora niyo ari byiza bimugeraho vuba. Urumva n'icyo cyiciro nacyo kiragoye. Impamvu zatuma inda ivamo ni nyinshi cyane. Uzi ko inkuba ishobora gukubita inda ikavamo kubera ubwoba nyina ashoboye no kunyura ahantu wasakuza cyane inda ikavamo cyane rwose. Urumva rero nabyo ntibyoroshye. Uruhinja se uhavuga ngo nibyo byoroshye? Birakomeye. Umwana arwara icyo mu nda,
imbeho ishobora kumuhitana n'umusonga n'indwara amasuku ya buri kanya. none hamenye kugenda urumva ashobora kwitura hasi. Ntabwo byoroshye. Hanyuma ku myaka 3 ntabwo byoroshye. Noneho ufata buryo icyo cyiciro twari tuvuze gituje, ufata ku myaka 12 kugeza muri 17. Umwana warabaye aho ni igisare. Igisare. Noneho ufata imyaka 20 kugeza kuri 25 wenda 30. Icyo cyiciro nacyo cyose kugira ngo kiroroshye. Ari umusore umuntu ameze neza yiyumva ibintu byose yumva ari we wa mbere. Ageze mu gihe cyo gutekereza uko ejo he hazamera, niho umwana nabwo ashobora kuhangiriza ubuzima bwe. Hari byinshi biba byamuhutaza. Rero wenda abatwumva bazashyire muri komenti bati twe turabona ikigoye ari iki cyangwa icyoroshye ari iki. Ariko biragoye kuba umuntu yavuga muri rusange ngo icyiciro cyoroshye ni iki, ikigoye ni iki. Ko byose bizanamo ibintu bishya. Wavuga uti umusaza n'umukecuru nibo biturije nta kibazo, ariko we abayibaza byinshi nanone, anababajwe n'ibyamusize. Avuga ati bisi nabikoze, bisi nabikoze cyane. Yawo yabona n'abandi bishimye wenda nk'abajene bakina basabana, akaba ati nanjye cyane niko nari meze, akumva arabikumbuye cyangwa akabona atarabikoze, cyangwa akababazwa n'uko igihe kiri kumusiga. Nigeze kumva abantu bavuga yuko ngo mu kintu cya mbere kibabaza abantu bakuze ni ukubona ibyo batakoze bagifite imbaraga, abafite imbaraga bari kubikora ngo birabababaza cyane. Birumvikana ikintu kiba cyagisize. None se ugira ngo uretse n'abakuru nkawe igihe ugezemo ubonye nk'umwana wiga muri primaire ari kugira amanota 100%, waragiraga 60, ubona nawe ugezemo akantu kumva ine, ukavuga uti wansubiza inyuma, nkabanza nkamwereka nkabisubiza inyuma. Rero icyo buri byiciro biba ku muntu wese kumva yavuga ati basubiza iminsi inyuma ibi nabikora neza. Ariko ntabwo dukwiye gutakaza umwanya ku kuvuga ngo ibintu byaradusize twabikora neza wabisubiza inyuma, ahubwo dukwiye kuvuga ngo noneho iki gihe ndimo nacyo reka nere kurangara bitancika. Ugakora ibyo ushoboye, ibyo udashoboye nabyo ukabyihorera. Reka dukomeze rero n'ibyiciro by'imikurire, uko ubumenyi bw'imyitwarire n'imitekerereze bya muntu bibivuga. Ni siyanse, ni psikoloji, uburyo bwo kubishyira mu Kinyarwanda, wenda n'abandi batwunganira bati turabona imvugo nyayikwiye niyi. Njye nahisemo gukoresha kuvuga ngo ubumenyi bw'imyitwarire n'imitekerereze bya muntu. Psychology. Yego. Ariko ubwo urumva ni ukugendekereza. Kubera ko definition ya psychology ni ukuvuga ngo ni science du comportement et du processus mental. Et des processus mentaux. Ubwo ni nko kuvuga ngo imyitwarire ndetse n'imikorere y'imitekerereze, ubwonko. Ubwo rero wabona ijambo ryiza twakoresha yazaritubwira. Abahanga rero mu bumenyi bw'imyitwarire n'imitekerereze bya muntu basesenguye imikurire y'umuntu maze bayigabanya mu byiciro bikurikira. Hari mbere yo kuvuka, ubwana bw'icyiciro cya mbere, ubwana bw'icyiciro cya kabiri, ubwana bw'icyiciro cya gatatu, ubugimbi, ubukure n'ubusaza. Mbere yo kuvuka ni icyiciro gitangirana n'isamwa kugeza ku ivuka. Nyuma y'amezi 9 umwana ari mu nda ya nyina. Ubwo gitangirana n'isamwa nyine kugeza ku kuvuka, umwana amaze amezi 9 mu nda. Ubwana bw'icyiciro cya mbere ni ukuva ku ivuka kugeza ku myaka 3. Ubwana bw'icyiciro cya kabiri ni ukuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 7. Ariko ubwo ntibabyumve nk'ihame, hari ubwo bishobora kwihuta cyangwa bigatinda bitewe n'igihe. Usanga umuntu yavuye mu bwana atarageza igihe cyane rwose, bitewe n'aho umwana yakuriye na sosiyete abamo. Ubwana bw'icyiciro cya kabiri ni ukuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 7. Ubwana bw'icyiciro cya gatatu ni ukuva ku myaka 7 kugeza ku myaka 12. Ubwo muri ibyo byiciro umwana bakora mw'ibiki? Turaza kubireba. Turaza kubireba. Ubugimbi ni igihe kiri hagati y'ubwana n'ubukure, ni nka transition. Ni nk'inzibacyuho
ni nko kwambukiranya uva mu bwana ujya mu bukure, icyo cyitwa ubugimbi. Gitangirana n'ibimenyetso by'ubugimbuke mu myaka 11, 12 na 13, kikarangira umuntu yujuje ibisabwa ngo yinjire mu cyiciro cy'ubukure. Ubukure ni igihe kiri hagati y'ubugimbi n'ubusaza. Muri rusange iki cyiciro gitangirira ku myaka 21. Mu Rwanda ho ni nayo myaka yo gushyingirwa, kuko babonye ko ari bwo umuntu abakuze. Barayigabanyije ariko yabaye ingahe? 18 yo rwose wandikiye meyo gufite impamvu zifatika. No gusaba uruhushya. Ibyo byo n'ubundi byabagaho ubwo bigakorwa mu buryo butapfututse. Oya, mbere ntabwo byari biri mu itegeko, babishyizemo ejo bundi. Ubwo nyine byagiye mu itegeko kuko byakorwaga bitarimo kandi tubahirije amabwiriza. Dispense n'ubundi zabaga. Ariko ubwo rwose wandikira nyakubahwa meya, umuyobozi w'akarere, ubwo niwe rwego rw'irangamimerere rwemerewe kwa Porovic. Hanyuma gusezeranya rwose. Okay. Yego. Ubwo rero ni byiza hari benshi babirekaramaga cyane. Hari uwageraga igihe yumva ko akuze agasanga itegeko aramubwira ngo ntukuze, wenda bitewe n'impamvu runaka, wenda umuntu ni imfubyi, kuba wenyine ntabishoboye. Gusa nyine hari n'ibindi sosiyete sivile yagaragazaga bakiriganira bakavuga ati ese abana ntibarava mu ishuri, ese ntibarubaka bakiri bato bataritegura. Ariko ubwo iyo itegeko rihari burya iyo ibintu byemerewe nta nubwo nese bategerezaga imyaka 30, 35, hari n'abageza kuri 40, itegeko ritabaha 21. Iyo ibintu umaze kubona ubyemerewe nta nubwo ubyirukaho cyane. Iyi myaka rero ntihagije kugira ngo umuntu yumve ko akuze, kuko ubukure bushyitse ari ubwujuje izi ngingo uko arenye: ubukure bw'imitekerereze n'imikorere y'umubiri, ubukure mu mibanire n'imikorere ku kazi k'umwuga n'imibereho ya buri munsi, ubukure mu mikundire n'ubukure mu bwenge. Ibi bintu uko ari 4 bigomba kuba byose bihari kugira ngo umuntu avuge ko akuze. Ubusaza ni icyiciro cya nyuma mu byiciro by'imikurire y'umuntu ku isi. Gitangirira ku myaka 45 gusubiza hejuru bitewe n'imibereho ya buri muntu. Ubusaza bugabanyijemo ibindi byiciro bibiri. Hari ubusaza bw'icyiciro cya mbere butangira ku myaka 45 bukageza kuri 65, n'ubusaza nyirizina butangirira ku myaka 65. Hanyuma rero ibi byiciro by'imikurire nyine itangira n'irangira ryabyo bishobora guhinduka ntibihure neza n'imyaka twavuze bitewe n'impamvu bwite z'imibereho ya buri muntu. Kuko nk'umuntu uzindukira ku rwagwa rwa buri munsi ashobora kugira imyaka 30 ugira ngo afite imyaka 60, bitewe n'imibereho. Undi wabayeho nabi wenda mu bukene cyangwa se mu ngorane z'ubuzima, nawe baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutima w'imfubyi utanga umusaza kumera imvi. Ibyo rero bishobora no kugaragarira no ku ruhu rw'umuntu. No mu bwana bikaba uko, abana ntabwo bakora kimwe. Umwana ashobora kumenya kuvuga mbere bitewe n'aho yakuriye, cyangwa se bitewe na kamere ye, cyangwa se akamenya kugenda vuba, undi akazatinda kugenda cyane. Rwose tuzabibona, kamere irakora cyane ku mwana. Nubwo se uzabugane n'ababyeyi b'abagore cyane cyane, aho uyu mwana yavutse yitonda, yonka ntiyigeze anduma cyangwa se ntiyakubaganaga, birakora rwose. Hari ibyo yavukanye. Ariko umwana ntabwo avuka agomba kuzuzwamo ibintu, avuka ari we, ari uwo ari we. Yego. Ahubwo ikiba gisigaye ni ukwimenya we. Tuzayibona uko agenda yimenya, ariko avuka ni umuntu rwose. No kwisamwa ni uwo nguwo ufite iyo kamere. Akimara gusamwa tuzagenda tubibona. Ngira ngo twahita tunabikurikizaho. Umuntu mu nda ya nyina bigenda gute? Umuntu mu nda ya nyina, isama no gutwita ni igihe cyo bavuga ko habayeho isama.
ni igihe cyo bavuga ko habayeho gutwita. Tugiye kubireba ariko ubwo sinzi niba hano mushobora kubibona. Turagerageza tubirebe, bamuraho gakeya byitegereze ndaza cyangwa mbisobanure. Iyo habayeho guhura k'umugabo n'umugore, intangangabo zinjira muri nyababyeyi, ubwo muri nyababyeyi ni hano, zikajya mu nkondo muri trompe, ziboneza ajya mu dusabo tw'intangangore tuba hano, ni ahangaha. Zigasanga rero intangangore yiteguye, yitanze izindi kuhagera mu ntangangabo, haba habaye isama. Urabona zaje ari nyinshi, sinzi niba bigaragara. Biragaragara hano. Itanze izindi rero niyo ibasha gutsinda igitego cyo kubangurira intangangore yari yitegereje, igahita yifunga ku buryo nta yindi ishobora kwinjiramo. Amagorwa y'umugabo ndabona atangira n'ubundi aramukurikirana. Aramukurikirana ko tugiye dukora. Yego cyane rwose, nuvuga ngo yagize imbaraga n'ubutwari bwo kuhagera mbere. Gusa hari abavuga ko ishobora no kuhagera mbere bitewe n'uko intangangore yayumvisemo ko bitaberanye ntiyikingurire. Nabyo ngo bibaho. Ikayiheza ku muryango. Ikaza gukingura gusa yumvise iti iyi ngiyi turahuje twakora. Ubwo rero zinyuze muri iyi nzira zikaza intangangabo ya mbere igahura n'intangangore, haba habaye isama. Bavuga ko habaye gusama iyo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina intangangabo ihuye n'intangangore bikabyara urusoro cyangwa igi. Ubusanzwe isama ribera muri imwe mu miyoboro ntanga y'umugore, naho gutwita bikabera muri nyababyeyi. Nyuma y'iminsi igera kuri 4 habaye isama, niho nyine haba itwita. Kubera hari ikitwa nidation, ni ugushora cyangwa se gufata nk'icumbi muri nyababyeyi, nibyo bita gutwita. Nibyo bita gutwita. Iyo habaye imibonano mpuzabitsina, ibihumbi n'ibihumbagiza by'intangangabo zisuka mu nda ibyara y'umugore, zikazamuka mu nkondo y'umura. Iyo zigezemo zizamuka zerekeza mu miyoborantanga. Intangangabo imwe rukumbi yarushije izindi umuvuduko niyo yinjira mu ntangangore. Muri ako kanya umubiri w'intangangore urakomera, ntihagire indi ya kabiri ibasha kwinjira. Izindi zije nyuma zirunda ku rusoro zigahindukamo intungamubiri. Urwo rusoro rujya mu mura, umugore cyangwa umukobwa agatwita atyo. Iyo umuntu atwise impanga biba byagenze gute? Zinjirira ni ibintu bibiri. Ubundi umugore agira udusabo tw'intanga tubiri, kamwe iburyo akandi ibumoso. Ubusanzwe mu buryo busanzwe birahererekanya. Ibi intangangore yahishije muri uru ruhande, ukwezi gukurikiyeho bikazaba muri uru ruhande. Duhere ku ruhande rumwe rero. Mu ruhande rumwe kuri uko gufata mu mura, turaza kubibona wenda igihe nikitworohera cyangwa se tuzabibona ubutaha. Hari uburyo ryagi ryamaze kubaho, intangangore yamaze guhura n'intangangabo bikakora igira imwe. Mu kwigabanya amatwi, intoki, amaboko, buri kintu kijya umwanya wacyo, bishobora kwicamo kabiri, buri kintu kikigabanya, noneho buri gace kakigabanya ukwako. Vrejimo. Hanyuma bidasanzwe, ibidakunda kubaho cyane, uruhande rumwe rushobora kurekura intangangore n'urundi rukayirekura icyarimwe, zigahurira muri nyababyeyi. Zigahurira noneho buri ntangangore ikagira intangabo yayo bwite. Noneho no mu gukura zigakura ari amagi abiri. Urumva ntabwo azahuza imimerere, niho havuka impanga zidasa. Uragisobanukiwe?
ubonye rero icyo bita gusama no gutwita. ubwo ni cya gihe hashobora kuvuka umukobwa n'umuhungu, birashoboka, cyangwa abakobwa babiri badasa, cyangwa abahungu babiri badasa. Tubonye rero muri make ko gusama ni uguhura kw'intangangabo n'intangangore, naho gutwita ni ugushinga imizi muri nyababyeyi kwa ryagi ryamaze kubaho. Nk'uko bigaragara, ababyeyi Imana yifashisha mu gutanga ubuzima ntibashobora kwiyitirira ubwabo ibyo bakora n'ibibakorerwamo bijyanye n'isama n'itwita. Hano naho ushatse waherekana kugira ngo kuvuga ngo isama ryamaze kubaho. Iyo rimaze kubaho, ryagi rikora urugendo ruva muri utu dusabo tw'intangangore rukaza gushinga imizi muri nyababyeyi. Hano muri nyababyeyi rero urabona nyuma y'iminsi tuzagenda tubibona, igi ntabwo bigaragara neza, wenda rigenda ryicamo uduce kuzageza mu duce twinshi cyane, ku buryo buri gace kaba gafite icyo kazavamo gakuze. Ijisho rikaba ryamaze kwirema, izuru, ugutwi, ubwonko, umutima, impyiko, byose bigenda byigabanya, byamaze gushinga imizi muri nyababyeyi. Yego, ihita ihagarara. Ni nayo mpamvu n'abana baba babizi, n'abana b'urubyiruko baba babizi, iyo atabonye imihango yarakubaganye ahita avuga ati ubwo byararangiye. Ihita ihagarara y'ubutaha. Yego. Birenze rero ubushobozi bw'ababyeyi kure cyane, kuko n'uruhare rukomeye bagira muri icyo gikorwa ari Imana yarubahayeho inshingano kugira ngo nabo bagire uruhare mu murimo wayo wo kurema. Kubyara ni ugufatanya n'Imana kurema. Kiliziya yemera kandi igahamya ko buri gihe ubuzima ari ingabire y'Imana. Imana niyo itanga ubuzima kandi ikabwisubiza. Tubona mu gitabo cy'Ivuguramategeko umutwe wa 32 umurongo wa 39. Ibyo Imana ikora mu gikorwa cyo gutanga ubuzima ni byinshi, ndetse ni byose. Mbere na mbere niyo yateguriye umuntu imyanya myibarukiro. Si byose uneza hari wayihaye. Yashobora guhitamo igitsina, ntawe uhitamo igitsina. Hari n'abajya ngo kwibagisha ngo babahindure, ariko sinzi uko ikivamo, sinzi icyavamo, ariko ese simbizi, njya mbyumva ntyo, ariko igitsina buya ntabwo ari igitsina cy'umubiri gusa, no mu mitekerereze tuzayibona, no mu myitwarire, n'ibyo byose wabibajisha. Ubwo rero tureke Imana yitwa Imana, wa mugani wa ya ndirimbo. Imana rero niyo yateguriye umuntu imyanya myibarukiro, itegura na gahunda yose y'imyororokere n'ibikorwa mu nda y'umubyeyi byose. Umuririmbyi wa Zaburi adufasha kuzirikana igikorwa cy'Imana cyihishe mu byo tuzi n'ibyo tutazi bibera mu nda z'ababyeyi. Agira ati, ni wowe waremye ingingo zanjye, umbumbabumbira mu nda ya mama. Ndagushimira ko wandemye ku buryo buhimbye, ibikorwa byawe biratangaje, umutima wanjye urabizi neza rwose. Amagufa yanjye ntiyakwikinze, igihe naremerwaga mu ibanga, nkaremwaremwa mu nda ya mama. Nkiri n'urusoro amaso yawe yarambonaga, iminsi wangeneye yose yari isanzwe yanditse mu gitabo cyawe, na mbere y'uko umwe muri yo utangira kubaho. Zaburi 139 mu dukubo 138, kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 16. Muri make rero, uruhare rw'ababyeyi mu gusama no gutwita abana ruragaragara, ariko hari n'uruhare ndasimburwa rw'Imana, nubwo bamwe barwirengagiza. Umuntu azirikanye urwo ruhare rw'Imana n'ababyeyi mu gutanga ubuzima, yavuga nka Morutere ko nta mwana wazigera avuka atabonye ababyeyi ngo bamuhe ubuzima. Nyamara nanone nta mwana waremwa n'ababyeyi be
cyangwa ngo aremwe n'undi muntu uwo ari we wese. Nibyo koko urukundo rw'abashakanye rutuma umuntu asamwa, nyamara nta na rimwe umuntu yasamwa Imana itabigizemo uruhare. Umuntu atangira kubaho ryari? Kibazo. Akimara gusamwa. Ubuze ngo akimara kumutwita twabonye gutwita biba muri nyababyeyi. Urusoro ruri muri nyababyeyi nibyo bita gutwita. Akimara kumusama. Bakimara kumusama. Narwo rugendo rwo kuva mu gasabo mu miyoboro ntanga ryagiriza gutura muri nyababyeyi, aba ari umuntu uri kwimuka ava aho yarari, aho amaze kubera muri kariya kantu kameze nk'ibi. Aho ngaho nawe ugiye kumvanga mu mutwe. None se ubwo ngubwo ushatse kuvuga ko ba bantu bakoze imibonano mpuzabitsina bataramenya ngo natwise cyangwa se natwise, akagenda muri farumasi agahita agura utunini, aba yishe? None utwo tunini zo two kwica, cyangwa wa muntu uturinde no two kwica, cyangwa wa muntu ugenda atarakora imibonano mpuzabitsina akaboneza urubyaro, akajya gukora imibonano mpuzabitsina ariko yaraboneje urubyaro. Aha, dore ahantu bitandukaniye. Uwaboneje urubyaro ukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose butuma isama ritabaho, aba yabujije ubuzima kubaho, sibyo? Icyo gihe we ntabwo aba yishe umuntu, kuko umuntu ntabwo aba yatumye ahubwo uwo muntu atabaho, sibyo? Icyo ngicyo nta buremere bwinshi gifite ku cyaha, keretse gusa iyo bwangije umubiri w'uwo muntu ubikoze. Nibwo aba yiyishe, twamushinja ko yiyangije. Naho iyo isama ryamaze kubaho, niyo ryari rimaze kubaho nona, ukariherekeza ikinini cyo kugira ngo ubwa buzima butangiye buveho, si ukwica se? Ako ntabwo abazi ko ryabaye, abateganya ko rishobora kubaho gusa. None ubu ngubu ugeze ku buriri bw'umuntu ukabuti nta muntu urimo, uti ashobora kuba harimo umuntu cyangwa ntabemo, ashobora kuba harimo agahinja ntabona karyamye muri ubu buriri, reka nkubitemo umuhini ndebe, kuko wenda utabareba biyoroshe, ukagakubita umuhini ukagapfa, ntabwo waba wishe umuntu. Ikigambiriwe aho ni ukwica. Baravuze uti ndakeka ko nasamye, ndakeka ko hari umuntu ubayeho kandi simushaka, reka mwica, ugafata ibyicisho. Si uburozi se? Abantu ku munsi w'urubanza batazigera binjira mu bwami bw'ijuru. Uyu urubanza ahubwo ibyiza nuko rwaba mbere, kuko tuzabibona nitubigeraho. Tuzabibona nitubigeraho. Benshi bamaze kubikora bicira urubanza ruba mbere, ku buryo ahubwo noneho niba n'imbabazi zibayeho nazo ziba mbere, zikwiye kuba mbere. Ubwo bivuze ngo uramutse ukoze icyaha ugasaba imbabazi ariko wowe ntibibabare ku giti cyawe, ntabwo urwo rubanza ntabwo urakatirwa, ahubwo urakoze ako kantu ukavanye hera ishaka cyo gukuramo impamvu penetensiya yacyo yanyuraga mu rugendo rurerure mbere yatangwaga na Musenyeri. Ubu ngubu abapadiri barabyemera ariko bagasabwa gukoresha umuntu urugendo, kuko umuntu uramubabarira we ntiyibabarire. Iyo umubwiye uti genda ibyaha byawe urabikijijwe, Imana ibimubabariye, ariko wagasigarana urugendo rwo kuzibabarira, kuko we atinda kwibabarira. Gute? Ni handi ashobora kuvuga ko Imana yamubabariye ariko yagera mu rugo, iyo yasinzira ajya gutora agatotsi akuma umwana arimo ararira. Wenda urugero nka bamwe urubyiruko aba yarakuyemo inda rimwe cyangwa kabiri bigahita bimuviramo kutazongera kubyara, kubera ni igikomere kiba kizamugiraho ingaruka mu kugira wenda ingingo zidakora neza kubera yashikamiwe n'ako gahinda, kikazagira n'ingaruka no ku bana bazakurikira ahubwo iyo nda yavuyemo. Tuzayibona, reka nireko byinjiramo kare, tuzayibona mu kiganiro wenda kizakurikiraho, ubu ntabwo turi bukigereho, ariko nicyo tuzakurikiza, mu cyo tuzakurikiza tuzayibona neza. Tugende tunareba muri buri cyiciro uko umwana wenda kuri wa munsi umwe umwana aba ameze ate, ku minsi 3 aba ameze ate, ku minsi 5, tuzagenda tubibona. Niho nzaba nitegereza cyane numva. Yego. Reka rero twirebera ahubwo umuntu atangira kuba umuntu ryari.
umuntu atangira kuba umuntu akimara gusamwa. Iyo abashakanye babonanye ari mu gihe cy'irekurwa ry'intangangore, intangangabo nyinshi zihera ko ziyikikiza, ariko intangangabo imwe yonyine niyo ishobora kwinjira muri ya ntangangore. Guhera ubwo bihita byunga ubumwe ku buryo nta yindi ntangangabo igira ubushobozi bwo kwinjira. Kuva muri ako kanya umuntu mushya aba atangiye ubuzima. Urakumvise? Ndakumvise. Ibi byavuye mu gitabo cyitwa Action Familiale Rwandaise, amahirwe yanjye yo kubaho n'ingabire itangaje y'ubuzima. Cyanditswe muri 1995. Imibereho y'umwana mu nda ya nyina ntimenywa na bose. Hari abatamenya ko umwana uri mu nda ya nyina aba ari umuntu. Ibyo bituma bamwe mu bana bakiri mu nda za ba nyina batabanirwa uko bikwiye, ntibahahererwe ibyo bakeneye. Niba akeneye kwishima, akeneye kumva umuziki, akeneye kubwirwa amagambo y'urukundo, sibyo se? Ariko abenshi batazi ko umwana yumva ntibigwa bamubwira. Umwana arumva iri mu nda ngo ashobora no gukina rwose kubera ko yishimye ukabyumva. Yego rwose. Guhabwa umutuzo n'amahoro, twavuga nko kugaragarizwa urukundo, kurindwa agahinda, guhabwa umutuzo n'amahoro, guhabwa indyo yuzuye binyujijwe ku mirire ya nyina n'ibindi. Nyamara bitewe n'uko umwana aba ataramenya kwivugira ngo asabe icyo ashaka kandi yamagane ikimubangamiye, akomeza kurenganira iyo ngiyo, abakamurengeye ntibabikore, akenshi babitewe n'ubujiji cyangwa kutabyitaho. Ivuka ry'umuntu siko gutangira kubaho kwe. Ibi byavuzwe n'umuntu witwa Moretti Olivier. Ivuka ry'umuntu siko gutangira kubaho kwe, ahubwo rigaragaza ko uwari mu nda aje ahagaragarira amaso y'abantu. Arahandi yarari, none aratuha, araje n'umushyitsi muhire. Hari ahantu yiberaga. Ko Maria Montessori tuzabona azayivuga nitugera kwivuka. Naho ubundi itangira nyakuri ry'ubuzima bwa muntu ni isamwa rye. Umuntu aba umuntu akimara gusamwa. Iyo umugabo abonanye n'umugore, intangangabo igahura n'intangangore, bikora igi rimwe. Uko guhura kw'izo ntanga zombi nibyo bita isama. Iryo gi ni ubuzima bw'umuntu buba butangiye, ndetse umuntu ntiyazigera aba umuntu aramutse atari we icyo gihe. Kavuzwe na Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Umuntu ntiyazigera aba umuntu aramutse atari we icyo gihe. Iyo sogonda tugeze he noneho? Tugeze ku mikurire y'umwana mu nda ya nyina. Ntitwazabiheraho ubutaha? Tuzabireba ubutaha kuko budutsindagirira ibyo tumaze kwiga. Reka ibi bibe byitsindagira, tuzabireba ubutaha, turebe ngo umwana umunsi ku munsi akura ate. Guhera asamwe kugeza avutse. Buriya nta hantu umuntu nta hantu agira n'isano n'intangangabo, kuko intangangabo ku bishushanyo nagiye mbona uko iteye niko umuntu nawe mbona ateye. Usibye wenda igice cyo hasi kiyongera ibindi bintu hakajyaho ibindi. Ku gishushanyo ko bimeze nk'akantu k'umuhini. Umuhini urawuzi? Umutwe urabona umutwe uhinduka se? Mba ndeba ari wowe, usibye wenda ko igice cyo hasi gikura kikiyongeraho ibindi bintu. Biranashoboka. Buriya nese buriya umuntu we umwegeranyije ugafata amaguru ukayegeranya ntiyaba ateye nk'umuhini, n'amaboko ukayafatisha ku mubiri. None se intangangore yo warayibonye? Ingore ko bayishushanya ko mbona yibereye nk'ahantu umuntu agenda akitwa. Ni nk'igi. Ariko wibuke ngo twabonye ngo bikora igi rimwe. Kariya kantu k'umuhini wabonye, iyo gahuye n'intangangore bikora igi rimwe. Bikora igi rimwe, none rizagenda ryigabanyamo uduce, kuburyo udashobora kuvangura ngo agace mama yampaye naka, ako papa yampaye naka. Ari mu maso yawe harimo ibice bya mama wawe n'ibya papa wawe, mu izuru nuko, mu munwa nuko, mu matwi nuko, mu mpyiko nuko, mu ntoki nuko, mu biganza, mu maguru hose biravanga. Harimo iyo mvange utavangura. Urakoze. Yego. Urakoze ko tugushimire. Ubwo naho ubutaha igitabo tuzagisoma paka kirangiye kugeza ku
ku iherezo rya muntu niyo ngingo ya nyuma tuzarebaho. Kandi tuzatwakira n'ibibazo mubishaka rwose mujye munyura hasi muri comment mutubwire, no kuduhamagara biremewe, ufite amakuru ubwunganizi ushaka kutubwira, inyigisho ushaka gutanga waduhamagara, kandi mwibuke gukora subscribe hano hasi kukazogera umuntu akandaho kugira ngo ibiganiro bizaza bizabagereho mu ba mbere. Yego, ngira ngo naho twasohoreza Padiri. Murakoze cyane, reka dushimire Imana soko y'ubuzima. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Mana yacu, turagushimira ubuzima waduhaye bukomokaho, kandi turagushimira ko waducunguye kugira ngo ubuzima bwacu buzagire indunduro muri wowe, ari nacyo waturemeye. Duherere kurangamira birushijeho, twakire ubuzima bw'ijuru waturemeye, tubwakire muri ubuzima bwa hano ku isi, twitegura kuzaza kubana nawe mu ijuru, ubaho ugategeka iteka ryose, amen. Nyagasani izina bane namwe, nawe kandi muhanga ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mugira amahoro ya Kristo.